Marsha ati ndabona Uburundi bwongeye kwisiga urusenda ati Uburundi bufite umugambi wo kongera kurwana rwihishwa intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho ingabo zabwo zitsindiwe mu rugamba rwabereye mu kibaya cya Ruzizi. Nkuburumva M23 baravuga ati M23 avuye Uvira yego umuzanendo yarasayo ntabura umusubiza saso. Hanyuma rero umurundi ndetse wavuye muri Uvira cyangwa muri Kongo nawe akongera ukabona umurundi ahari amayeri umwe akoresha undi yakoresha. Rero M23 bivuga ko yavuye muri Uvira ejo bundi abaturage se bigaragambye muri Uvira abazando bagatangira kwataka Uvira abashatse kuyataka ni bahuye n'amakombora bataza harimo guturuka kuko nayo bigeze kuyikora last year muri no mwaka isa n'amaplane yego nayo barayifite barabikoze baranabyerekana rwose bavuga ati leta ya Kinshasa yanadukanye impuzanyo na M23 iyi ngiyi isa n'icyatsi. Ubwo rero yagiye hasiga igikapu cyamabonyesho munaza kwishyuza ariko hari n'agakapu kanje nahasize. Ubwo n'abarundi basize agakapu kabo makobora bagasiga muri baraka kugira ngo Tshisekedi bishyure hakomeze kuba point de débat kuko uko byagenda kose ntago barasenya amasezerano ya Tafoke. Yego Erega niba Burayi bujya kwiba Kongo n'umurundi yagenda kayiba nuko agenda nabi. Abafaransa bararasanye za Mukarange bararasanaza hose neza bahenura barahenereza urumva barasuzugurika baragenda none umurundi umuntu yishigikirije utazarangira ninde ndetse bagukubitiye Jemira Black Bot rirukanka buri umwe wese barabona bazatsindiye ntambara rivarenga insinzi nayibahereza navuga mwiyakira insinzi yigendera rwose urumva umuntu uzana amahoro agasanga abantu bataryama bakaryama bagasinzira uzi ko mu ntambara wa mugani wabano bana bagiye ku rugamba nimbita abana bagenzi banje ntibagire ngo ninde mpamvu. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Marsha ati ndabona Uburundi bwongeye kwisiga urusenda ati Uburundi bufite umugambi wo kongera kurwana rwihishwa intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho ingabo zabwo zitsindiwe mu rugamba rwabereye mu kibaya cya Rusizi Marshal yango umuntu uvuga Ruzizi kandi Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ingabo z'u Burundi iza DRC wazalende FDLR byatsindwaga mu kibaya cya Rusizi hatashye abasirikare benshi abarundi umubare w'abataha wiyongereye cyane guhera mu ijoro ryo kwa 16 ishyira rya 17 ukuboza. Ikinyamakuru African Intelligence cyatangaje ko icyemezo cyo gucyura abasirikare ku bwinshi cyashingiye ku cyifuzo u Rwanda rwagejeje ku Burundi tariki ya 15 kuboza ubwo abahagarariye ibihugu byombi mu rwego rw'umutekano bahuriraga mu nama yabereye ku mupaka. Gucyura ingabo nyinshi ku Burundi kwahuriranye no kuva mu mujyi wa Uvira kw'abarwanyi ba FCM23 icyemezo bafashe mu rwego rwo kubaka icyizere mu biganiro by'amahoro bibahuza nabo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ni ya RDC zagaragaje ko zitizera ko abarwanyi ba FCM23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Hari munzi nyinshi cyane z'abanyekongo zashatse gutaha ziva mu Burundi ariko zimwa inzira kuko imipaka iracyafunze. Ati biragaragara ko nubwo Burundi buherutse gucyura ingabo nyinshi bugifite igitekerezo cyo kongera guhangana n'abarwanyi ba FCM23 bufatanyije n'ingabo za RDC na Wazalendo byo byatangiye kugaba ibitero mu bice bikoze ku kiyaga cyatanganyika birimo Makobora. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi hari brigade y'abasirikare b'u Burundi igizwe na batayo ya 11 iri mu gace ka Katanga iya 29 iri muri Tujenge n'iya 16 iri ahitwa Tujenge. Aba basirikare basabwe kwitegura
kurwana mu gihe imirwano ya FCM23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo yakomeza kubasatira mu mujyi wa Baraka, kandi ko kuva ku cyumweru gitaha bazambarira urugamba bambara impuzankano y'igisirikare cy'abanyekongo. Ayo mayeri niyo ingabo z'u Burundi zakoresheje mu mpera za 2023 ubwo zahanganiraga n'abarwanya FCM23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Gusa inyinshi ntizabyumvaga kuko iyi mpuzankano yatumye zirushaho kumva ko intambara atari iyazo. Hari abasirikare benshi b'u Burundi FCM23 yafatiye ku rugamba bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagasoza bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye yarabihakanye abita abarwanya umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ashingiye ku kuba bahuje ururimi rw'ikirundi. Bivuga ko Perezida Ndayishimiye afite inyungu bwite mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba ariyo mpamvu adakura abasirikare b'igihugu cye muri Kivu y'Amajyepfo. FCM23 yagaragaje ko igihe cyose izagabwaho ibitero izirwanaho kinyamwuga inarwanirire abasivili. Ayo nguko rero Marshal hari igihe ibi bintu njya mbivuga ati reka ibyo ni amagambo, ati ntago Ndayishimiye agaruka muri iyi ntambara. Noneho njya numva ukunda kugikotinga cyane nawe African Intelligence nese karaba akaba bakoze investigation ku makuru. Yego nta yanjye nakoze buryo ubushakashatsi bukurwaho n'ubundi neza guhangana nabo. Ariko muri ibyo ubundi Marshal hari abantu nzi wemera makuru, ariko tufite propaganda nyinshi muri intambara. Nk'ubu urumva M23 baravuga ati se M23 wavuye Uvira. Yego Umuzalendo yarasayo ntabure umusubize saso. Hanyuma rero umurundi ndetse wavuye muri Uvira cyangwa kuva muri Kongo nawe akongera ukabona umurundi ahari amayeri umwe akoresha undi yakoresha. Rero M23 bivuga ko yavuye muri Uvira. Bishatse kuvuga ko ejo bundi abaturage se bigaragambye muri Uvira, abazando bagatangira kwataka Uvira, abashatse kuyataka ni bahuye n'amakombora bataza harimo guturuka ngo barimo kuraswanwa n'igipolisi ngo cya M23. none M23 avuye muri Uvira ko tuvugishije ukuri buriya yava muri Uvira abantu bayitera buri wese akajya bona rasiyo yiwe yisasu ntibirukanse bakirukanka neza bakamena. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga yuko umwe afite amayira akoresha ati navuye muri Uvira, ariko nushaka kwikandagiramo uretse nshatse kuvuga ko M23 avuga ko yavuye muri Uvira, ariko ushatse kuyivogera ubona rasiyo yawe ishaka kubikirimo. Urumva simvuze ngo ushobora kubikirimo. Akira ntago mbishaka. Kubera iki Marshal wowe tujya tuganira kuri sisi tuzihuze, ariko finally je ahubwo mbashakira tudahuza nkabo zarangira duhuza n'ubushizo nabikubwiye nawe ngo aho tutumvikanye ni hehe kagiye tuvuga rumwe. Tutumvikanye mbese bagiye gushyira umuyobozi w'umujyi wa Uvira uriya mugore niba nibarinde kubera yuko badahari. Narakubwiye ngo bashobora kuhaba military bagasohokamo Muraroma bagakomeza kuhaba, ariko ntibakuramo na intelligence yabo neza bari ibicucu. Rero ayo mayera akora mu ntambara na diversaire yayakoresha. Yego n'umurundi yayakoresha akiyambika impuzankano yantuze ya Kizarendo ya Kongo. Kuko mu nganda ruganda bavuga rw'imyenda rwakozwe mu Burundi rwatashywe. Urumva yego bavuga yuko leta y'u Burundi byaranditswe barayibonye hari imyenda n'impuzankano z'ibindi bihugu yakoze bituranye n'u Burundi, bazikoze izo mpuzankano banakora iza Kongo DRC. Yego Abarundi urumva bafite umugambi wo kwinjira muri DRC bambaye FARDC, kandi no muri tafoke zabanze ariko babigenzaga babyamburaga Bujumbura bakagenda babyambaye. Ibyo ntabwo ari bishyashya, barwana impuzankano za FARDC. Yego so rero ahubwo ikibazo kizaza kuba gikomeye cyane aho none FARDC izanakora imyenda ya M23 rugahana inkoyoyo, kuko nayo bigeze kuyikora last year muri no mwaka isa n'amaplane. Yego nayo barayifite, barabikoze baranabyerekana rwose bavuga ati leta ya Kinshasa yanadukanye impuzankano ya M23 iyi ngiyi isa n'icyatsi. Ubwo rero mu ntambara zasigara hakora code 2 batuwe number 1 ubundi ku rugamba no mu gihe bikomeye y'umusirikare huye n'undi. Urumva? Yego aramubaza ati urinde, ati amaboko hejuru. Yego hands up nuko bagize abasadege. Oya ndavuga duhuye nko mu gihuru turwana umuntu akubaza uriwe abakongomani ngo bakajya bavuga bakumva ururimi. Baravugaga bati wowe witwa nde,
cyangwa akavuga ati boringo nangaye yego bikamuyobera ati abaza bati wapi bati wapi ati murakavura umuheto murabasahuza South Africa twababonye. Ubwo rero ntambara ibintu byo muri Uvira uzasanga n'umurundi yayijemo yambaye impuzankano ya M23 umwe M23 nayo yajemo yambaye impuzankano y'u Burundi ndakurahiye bazakizwa na code batorinde kuko ingabo zikoresha code y'uwo munsi batuye munsi turakoresha n'uzi igihuru ni nkubwira igihuru umenye kuri uwacu gusa ariko umunsi turakoresha iki n'iki umva ni bibi ku rundi ruhande ibyo rero tubiharire abo bibereye ibibi urumva twebwe tuvuge ko niba M23 ivuga ngo tuvuye Uvira hakabera imyigaragambyo muzarinde yashaka kubusapota bakamuhibye kugeza ubwo abaturage bigaragambye muri Uvira ubona bigaragambye amasasa avugira hirya nta nubwo bafite bakikomereza imyigaragambyo ubwo se ubwo umurundi we nabikora Baraka akabikora Makobora ubwo nukuvuga ngo bumvikana kuva muri intambara nyine bafite ukuntu babyumvikana kuri wese agasigarana akangona agakoro agakiragirwa ndayishimiye ndamwumva uwe yashyize ntaramwishyura fagitire zose arewe uzarebe umuntu abantu bambura abakozi kwanza uyu munsi murare munabishyuye kugira ngo bazabone kubigira no mwinohera abakozi bose nabo mu rugo nahe hose mu bishyura abantu mukugiye cyo kiganiro ariko iyo wamwambuye amafaranga ntumwishyure ahasiga imyenda da niyo yagiye hasiga igikapu cyamabonyesho munaza kwishyuza ariko hari n'agakapu kanjye nahasize ubwo n'abarundi basize agakapu kabo Makobora bagasiga muri Baraka kugira ngo Tshisekedi bishyure hakomeze kuba point do débat kuko uko byagenda kose ntago barasenya amasezerano ya Tafoke yego erega niba Burayi bujya kwiba Kongo n'umurundi yagenda akayiba nuko agenda nabi abangamira abanyamurenge ye buriya genza kuba ndayishimiye na CNDD-FDD nari kugira ukuntu nkora imitu bon voisinage n'abano bantu muri Sidikivu biganjemo bagiye ibintu nk'ibyo ngibyo ariko baragenda bakajya kubaza rendo bajya kutumba abandi yande bose ntabwo babona wagwane ariko umuntu urwana nunesha bari abanyamurenge ko bahora basaba ko baturana neza n'abarundi bapfiki ubundi bagakorana partenariat wenda nuko batavuga ngo bafatagikanyije intambara ariko mugaturana neza ku buryo reka nkwereke baguturana neza uko nari byiza niba umurobyi ari mu Rumonge rwose azisanga yarenza amazi mu nyanja yisanga ari mu ifasi ya M23 imufata icyo gihe iyo bigenze gutyo kuganira kwanyu bizagorana ariko ikintu cyo kutabangamirana bakwiye kucyumva je nize mbivuga kuva kenshi kandi mbisubiramo abarundi bakuze uko Museveni akora Museveni abana leta Kinshasa yo yamanuka akabana na baba bafise yo akavuga ati mugigagurana yo urumva ariko bya bindi wundi yavugaga muri audio yavuga muri audio twakiniye hano uraje abatutsi baratomatse nibitagenda gute na gute ni rotike bantu nibyo CNDD dirimo niyo mpamvu izarangira nka MND ikarangira nka MPR CNDD zibagirana mu ntuzi cost yose bizasaba kubera ko dufite ingero z'abakoze nkayo mode operatoire yayo kandi bararangira kandi bari bafite amaboko bakomeye utareba ngo abarundi bakorana n'ababirigi MND yakoranaga n'ababirigi n'abafaransa n'abasirikare bakayihaza operation y'amarisi zande yande zose abantu barazizi zishaka kuzisubiramo yego urumva abafaransa bararasanye za mukarangi bararasanaza hose neza bahenura barahenereza urumva barasuzugurika baragenda none umurundi umuntu yishigikirije utazarangira ninde ndetse bagukubitiye Jemira Black Bot rirukanka buri umwe wese barabona bazatsindiye ntambara ikintu cy'ingenga bitekerezo gikomeye buriya abantu b'abasenedefudede ubona bashaka gusimbura MND muri aka karere kandi Museveni yari babwiye Museveni last year yaravuze ati ako n'umwaka ushije muri uyu nguyu uribuka avuga ngo muri aka karere harimo abantu bashaka kwigana Habyarimana na Mubutu ubwo n'amashyaka yabo yabivuze na Neva zarangira ngo wavemo namba utazarangira nka ntuze nko Habyarimana kandi buriya abantu nakubwira tuziba nk'ibingi bitwa tuvuga ubundi giye nagobye kuba wenda mu nzira zemewe n'amategeko zitarimo ubukebebe giye nagobye kuba nk'umuntu anyishyura akabati you are good consultant kabandi mu consultant uhishyura kuko ndakubwira ikintu cyatumurama urubyaro rwawe rukarama bana abantu bitwa ngo barwanya Burundi nge numva ama video yabo amajwi yabo n'iki n'iki hari uwitwa Semerera nkunda channel cyane kumukurikira no muhanga no murundi se no murundi ariko asigara akara Semerera naramubonye kera ntiyajyaga arakara ariko ubu ngo asigara akara niba social media wanze maze kumunaniza kera yajyaga avuga ariko ubu ngo asigara akara akavugana n'uburakari ariko niwe wabwiye abantu arabwira ati ubu koko urubyaro rwanyu namwe ubwanyu murenda kurangira nk'abahabyarimana koko iriya ni palmarès iriya ni background umuntu w'umutegetsi mu karere k'Ibiyaga yakwifuza kurangira kuriya
ubwo se yavuze nabi oya Sandrine reka nkubwire umuntu uzakora politike yagira intwaro zingana gute yagira inshuti nka Amerika n'igiti itangaza afite politike y'amacakubiri afite politike yo kurobanura abantu afite politike yo kwica abantu kubarya kugira gute nta mwanya afite muri aka karere azarangira kandi imbaraga zimurangiza zirahari zihagije ubwo se barahirimbana mu biki kabandi barangiye se ubu se birirwa baraswa za gatogota za ruvungi birukanka nta mbunda bagira bazakongezwa barangire rwose kandi ntibifite izina ryiza ntibifite umurage mwiza ntibifite umurage mwiza rwose na cyane ko uretse ko kariyo nkongeyemo wenda kansaba ibisobanuro byinshi na cyane ko niba uri umudede w'imbonera kure kuko ntiyabuze abadede bazima niba uri imbonera kure nzima y'impunzi itabaho ukaba uhigira uwo muntu wita umututsi wita iki n'iki muri Kongo ugiye kumwica niba uri muzarendo n'iki n'iki nawe uzapfa ntuzaramba ku isi nk'imisozi n'imisozi barayitengura urumva yego ariko n'ikindi ntabwo hari amakuru ntafite hari amakuru ntafite yuko wowe ukora ibyo ugomba kubanza kunyereka menace nawe witwa ko ufite wibwira ko urimo kwikiza ni iyihe niba warabaga mu bafurero ukajya bamwe mu bafurero ukajya mu bazarendo ugiye kwica umunyamurenge we yafashe iwanyu aho ngaho aturuka kujya mu kizarendo abakoresha inama babwira ko muri umuntu umwe ibyo bigutwaye iki mu by'ukuri ibyo bikubuza gusinzira wimongana wirukanka imisozi niba ari imbunda ushaka genda baguhinda imbunda nawe ujye mu rundi rubyiruko rwane Sandrine hari amarangamutima arimo oya ntayarimo wowe ushaka kwica abantu ngo ubehereze mu Rwanda bo bageze iwawe aho wari utuye n'urubyaro rwawe bababwiye ukuri kuko igihugu n'ikibyubako gendere varenga intsinzi nayibahereza navuga mwiyakira intsinzi yigendera rwose urumva umuntu uzana amahoro agasanga abantu bataryama bakaryama bagasinzira uzi ko mu ntambara wa mugani wabano bana bagiye ku rugamba nimbita abana bagenzi banjye ntibagire ngo nindi mpamvu uzi ko bamarisi bageze hariya muri yanzira gatogota waramubonye na mwana daki ukabona batewe agahinda n'amatungo babonye yabuze umuntu uyagaburira abantu bahunze hagasigara inka mu bihuru ndiduza kuzicyura izi mbwa izi byose ubona ko domestique zose ko zitungwa n'abantu none ntabwo uzi imbwa yababaye cyane ibonye nka shebuja bamwisha irahicara nk'icyumweru ikazishwa n'inzara abantu baratera agahinda abantu bagatera agahinda n'amatungo n'imbwa n'iki byose amasengesho y'imbwa ubwazo ziri eha zabuze ikoze gute azanabakoraho azakora abantu babagizi ba nabi ariko ibi wabivuga bakumva nyine birasharira ariko ni umuti usharira ukiza kandi umuntu wumva iki kiganiro aka kanya abiretse uyu munsi ubwo aferi birangiye yarama nk'abandi yacuza kunguka yagira gute ariko nyine ifungamutwe urabona ashaka kawdiyo tuzabamara tuzabasongoreza ibyo basongoreza nabo uzabisongorezwa niko biba bimeze ariko imbaraga zitsira abantu nk'abo zirahari zihagije kandi nyinshi Museveni hari ijambo yigeze kuvuga ariko nararibuze kuri Twitter narishakisha kandi se nkote umuntu ntumviza Museveni nikirashize nk'imyaka 15 nigeze kumwumva mu ngigaro hamwe avuga ati yasaga n'ubwira abantu nk'aba ngaba bamaze imyaka myinshi ati hari igihe abantu batekereza kumara abantu no kugira gute bari bafite imbaraga atari ku bungubu irakavuga ngo natwe tumaze kugira imbaraga yararivuze yaravugiye Kanombe mu muganda sinibuka ariko iryo jambo Museveni yararivuze ariko ndashaka nkaribura avuga ati n'abantu bari yubatse ku rwego rwo kubasha guhangana n'ibitekerezo nk'ibyo no kubitsinda yego aba bana se batwirwanaho M23 bagombye kuba batsinda ibitero by'abanyafrika y'epfo ibitero by'abatanzania ibitero by'abamarawi ibitero by'ababurakota ibitero by'abamuze ajemera ibitero bya FARDC ihibu ibitindigasani byose n'ibitwaro bafite n'ibisukoyi n'iki byose bakanga bakabatsinda imbaraga babatsindisha zizaranirwa imbonera kure zingahe abantu bazagirinda koko bafite kuvuga ngo wowe ukora ibyo ngibyo ufite umurage nyine gukaraba amaraso kandi nawe ufite andi ibise bigomba kaminuza bigomba kubanza kujya Harvard bigomba kubanza kunyura sinzi hose makerere ngo banze ubimpuguke ubwenge bwawe se ntibishyikira koko oya ariko nibyo twavuze no mu kiganiro kindi ushatse kubibiba ngabe master muri byo bajye bamurega mu rukiko agabanya ubukana cyangwa bo operating ku buryo bwo bwose bamunetraliza nko kubanetraliza abandi kumunetraliza bamute muri yombi nta bindi mvuze bamute muri yombi bamuburanisha pe yego
kwisa bisobanura ngo nabindi uvuze ibindi bizagira umuntu umimbira ngo wenda ndimo kogeza ibintu bibi cyokora tuba tugomba kwisegura ku bintu byose ni ikintu ashakaga kuvuga ntuzampimbire yego ni ukumushyira amategeko akaba neutralize akaburana cyangwa agatsinda cyangwa agatsindwa. Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 666 cyangwa 0795 88 56 55.